ubuzima ubayemo, urugo ubayemo, amateka yawe, imibereho yawe, Uwiteka ari hejuru yabyo. Haleluya. Imana iratubwiye ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Urategetswa gufata izi mbaraga z'ijambo ukazishyira mu buzima bwawe, ugasobanukirwa neza ko amateka abantu batigeze bahindura uyu mwami dukubwira azayahindura. Mwene data, Yesu ni umugabo ujya uza gutabara umuntu aho rukomeye. Imana ifite ubushobozi muri wowe bwo guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Icya kabiri ni ugusobanukirwa neza ko icyo umugabo ataguhaye, icyo umugore ataguhaye, icyo iwanyu bataguhaye, Imana izakiguha kandi ikakiguha ukiri hahandi wasebeye. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo nige, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo, Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Bakunze Bikamba Karuvali TV, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Iki ni cyumweru kidasanzwe, ni cyumweru cy'umugisha. Ndabifuriza umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Ndabakunda nkuko bisanzwe, ndabasengeraho muri, kandi ntekereza ko iteka ryose Imana izagenda ibagirira neza. Reka nongere ngwibutse gukora subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo ujye uhora ubona inyigisho zacu. Aha twanyuze ijambo ry'Imana, ubuhamya butandukanye, ibifasha ubugingo bw'imbere, ndabizi ko Imana y'amahoro izatugirira neza. Ikashimire abo muri abantu batandukanye, suze aba diaspora, suze abadukurikirana ni benshi, Kongo, Tanzania, Burundi, u Rwanda, Brazzaville, abari muri Canada, abari muri Amerika. Reka mwese mbasuhuze mu izina rya Yesu. Mbifurije umugisha w'Imana. Nkuko nabibabwiye ko kuno kwezi kwa gatatu byanga bikunda Imana igomba gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu, kuko umugambi w'Imana si kutubabaza, ahubwo ni ukudukuraho igisuzuguriro. Rero Imana ikumera umugisha, Imana ikumera imbaraga, Imana ikumera amavuta, Imana yongera igira icyo ikora mu buzima bwawe kuri iki gicamunsi. Reka dusenge Imana, tuganire ijambo umwuka mpaye. Uwera wa Isiraheli, uri Imana yacu bwite, turagushimiye ko umugambi wawe udahinduka, tugushimiye ko ibyo wavuze uzabikora, tugushimiye ko nta kizabuza abayuda gutabarwa. Sengeye mwene data ugurikiranye, sengeye mushiki wanjye, sengeye mama na papa abakurikiranye Ikamba Karuvali TV. Reka iri jambo rigira icyo rikora mu buzima bwabo, kandi umanuke ugira ibintu ukomeza mu mugambi wabahaye. Bashyigikire mu buryo budasanzwe, kandi ubiyereke muri uru rugendo batangiye. Ngushimiye ko byose ubikoze, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ikaze rero, egera ijambo ry'Imana kandi Imana iguha umugisha. Turaganira amagambo ari mu gitabo cya Yesaya, ibice byaho 48 umurongo wa 11. Biravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Amen. 12. Nyumva Yakobo na Isiraheli, nahamagaye nti we uti uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, ukuboko kwanjye niko kwashizeho urufatiro rw'isi, ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru, iyo mbihamagaye biritaba. Tuvuge ngo amen. Ndasubiramo aya magambo. Biravuze ngo haleluya. Iri ni ijambo ngira ngo twongere dusubiremo gato cyane. Kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Nyumva Yakobo. Aha ngaha nyumva Yakobo, ndagira ngo nyumve wowe aho waba uri hose. Birashoboka ko ubuzima bwawe umaze igihe buri mu muhungabana bitewe n'amateka ufite, ariko nyumva mukobwa, nyumva musore, nyumva papa, nyumva mama, kubwanjye nzabyikorera. Imana ishimwe cyane. Biratubwiye ngo nyumva Yakobo Isiraheli, nahamagaye nduwo ndiwe, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, urukundo rwanjye nirwo rwashizeho urufatiro rw'isi, ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru, iyo mbihamagaye biritaba. Hari ibintu umaze iminsi usa nkaho uri gushakisha, hari ibintu umaze iminsi usa nkaho uri kugerageza bikanga, ariko ndakubwira ngo Imana ije kubihamagara, bigiye kukwitaba mu izina rya Yesu. Hari imbaraga warwanaga nazo, hari imbaraga zagutsikamiye, hari amateka yawe yagiye aba amateka adasanzwe, tewe n'ibikomere
baragerageza ibintu biranga, winjira mu rugo usanga uko wabonaga umuntu hanze si kumubona mu rugo, urugo rurakunanira, famiye iranga, ugerageje gukora biranga, umugabo araguta, umugore araguta, abana bibi bibazo, ariko data aravuze ngo iyo abihamagaye biritaba. Teme mfite ni ijambo rivuga ngo kubw'isengesho ryo kwizera riri muri wowe, Imana igiye kwikorera icyo umaze iminsi uri kuyisaba. Kubw'isengesho ryo kwizera riri muri wowe, igiye kwikorera icyo uri kuyisaba. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu hejuru yo kumenya ko Imana ubwayo ari ibitegeka. Ubuzima ubayemo, urugo ubayemo, amateka yawe, imibereho yawe, Uwiteka ari hejuru yabyo. Haleluya. Imana iratubwiye ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Urategetswa gufata izi mbaraga z'ijambo ukazishyira mu buzima bwawe, ugasobanukirwa neza ko amateka abantu batigeze bahindura uyu mwami dukubwira azayahindura. Mwene data, Yesu ni umugabo ujya uza gutabara umuntu aho rukomeye. Igihe umuntu arwaye kanseri, igihe umuntu arwaye diyabete, igihe umuntu arwaye hepatite, igihe umuntu adafite ubundi bushobozi, Imana igize igaca agasuzuguro k'abadayimoni. Yesu ndamukunda cyane, iyo avuze ngo kubwanjye nzabyikorera, hari ibintu abadogiteri batashobora, hari ibintu amafaranga atashobora, hari ibintu imiryango itashobora. Iyo abantu bagufasha, abantu bagira neza ku buzima bwawe, ariko hari ibintu abantu batagufashaho. Ibyo bizakorwa n'imbaraga z'isengesho, bizakorwa n'imbaraga zo kwizera uyu mugabo. Niyo mpamvu yavuze ngo iyo mbihamagaye biritaba. Ninjye wabambye ijuru, ninjye ufite ubutware n'ubushobozi ku buzima bwawe. Nta muntu uzakuronka gushobore, nta muntu uzagutera ubwoba. Iterabwoba ry'abadayimoni ndagira ngo urikureho mu izina rya Yesu, kuko umugambi w'Imana uzasohora. Imana yivuze ngo nzakurinda, nzakurinda, nzagendana nawe, nzabana nawe, yarara poserebo. Imana izabyikorera. Ubwo bukwe buzaba, amashuri uzayiga, Imana izagarura gukora kwayo ku buzima bwawe. Iyo Imana ivuze ko kubwanjye nzabyikorera, ntabwo wagombye kugira impungenge, ntabwo wagombye kugira ubwoba. Nukwizera ubushobozi bw'Ubumana buri mu buzima bwawe, kandi ukizera ko igisuzuguriro cy'abadayimoni Imana izakigukuraho. Amateka abaye menshi, amateka abaye maremare, iyo ubuzima bwawe bugenda bwanga, ariko kubw'imbaraga z'Imana, reka Imana ikugirire neza cyane. Icyambere ngiye kukubwira ni ukumenya ko ubushobozi wowe udafite, Imana ibugufitemo muri wowe. Imana ifite ubushobozi muri wowe bwo guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Icya kabiri ni ugusobanukirwa neza ko icyo umugabo ataguhaye, icyo umugore ataguhaye, icyo iwanyu bataguhaye, Imana izakiguha, kandi ikakiguha ukiri hahandi wasebeye, ukiri hahandi wamwariye. Kuko imbaraga z'ijambo zihindura amateka muri karitiye, zihindura amateka muri sosiyete, imibereho y'ubuzima bwawe Imana ikagiha icyerekezo. Icya gatatu ni ugusobanukirwa neza ko ubwenge bwose utunze hari imbaraga z'ubukontorora n'imbaraga z'ubumana. Rero niyo mpamvu utagomba kujya kure y'izo mbaraga, uko iyo ugiye kure y'izo mbaraga uba utakaje icy'agaciro. Gumana imbaraga z'Imana, gumana imbaraga zo kwizera. Noneho biriya tubwiye neza ngo nyumva Yakobo, Isiraheli natoranyije, nyumva mukobwa udafite umuryango, nyumva musore udafite famiye, nyumva ndi uwo ndiwe, nzahindura amateka, ubuzima bwawe nzabuha icyerekezo. Makala makosedebo. Ndabizi warize bikugoye, ndabizi akazi ntako wari wabona, ntako wabonye n'induru gusa, ariko se kandi Yesu aracyakora. Nubwo utarasubizwa, Imana iracyahindura amateka kugira ngo yiheshe icyubahiro abari bazi ko uzapfa ntacyo wimariye babone wakimariye. Yesu ashimwe cyane. Imana itugirire neza cyane. Nta wundi muntu warahirije amanywa avuga ngo kubwanjye nzabyikorera. Uwo muntu yapfa, umuntu yakubwira none se ntubizi twagiye twizera abantu bakomakomeye bikange ntacyo batumariye, tukizera imiryango nigira iki tumarira, ariko kubwanjye nzabyikorera. Kunyizeye, kuwamenya uwo ndiwe, kuwahishuriwe akamenya ko ubuzima bw'Ubumana iyo buri mu buzima bw'umuntu abadayimoni baragenda. Tugeze mu gihe tujye tubwira abadayimoni Yesu wacu aho kubwira Yesu ibibazo byacu. Iyo tumaze kugera ku rwego rwo kubwira dayimoni ko dufite Yesu, dayimoni aradutinya. Imana iradutinya. Bibiliya yatubwiye neza ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Ntabwo Imana izemera kuseba, ntabwo Imana izemera kumwara, ntibikunda. Iyo wamaze gufata ubuzima bwawe ukabutereka mu bumana, ni nk'umuntu wamaze gutwita. Umuntu utwite umwana nawe baba bakorana.
urasabwa kugera ku rwego rwo gufata Imana ikaba muri wowe, ugakorana nayo iri mu buzima bwawe. Amen. Iyi Imana iri mu buzima bwawe, urabona uriya mwana uri mu nda ya mama we ntabwo atinya umuyaga, ntabwo atinya imvura, ntabwo atinya inzara. Oya, hari ahantu yibereye. Aho hantu yibereye ari mu burinzi budasanzwe. Kugira ngo ugere ku mwana urabanza wangize mama we. Nanjye ndagira ngo ngubwire, niba Imana iri muri wowe, nta la pose kotaya, nta ukaba uri mu Mana, nta mudayimoni uzagushobora, kuko Imana izivuganira. Icyambere, dayimoni atinya Imana, abarozi batinya Imana. Imbaraga z'Imana ziri mu buzima bwawe zizirukana abadayimoni. Iyo umuntu atwaye imodoka kugira ngo azamuke ahantu hihuta, cyangwa se hazamuka kugira ngo ahihute cyane, biterwa nawe. Imodoka ifite vitesi, ariko kugira ngo hari ahantu habashe kumufasha, washyiramo vitesi ifite imbaraga. Ndagira ngo muri uru rugendo rwawe ushyiramo vitesi ifite imbaraga, mu gakiza ushyiramo vitesi ifite imbaraga. Uhunge icyaha n'igisa nacyo, uhunge karande, uhunge imbaraga z'umwijima. Shyiramo vitesi ifite imbaraga, ugere ku gisubizo cyawe. Ntabwo Imana izemera kumwara, ntabwo Imana izemera kurira. Nubwo abantu bategereje ko uzahasebera, ariko ndakurahije ukuri, ntabwo uzahasebera mu izina rya Yesu. Imana izakurwanirira. Ndagira ngo dusengane Imana. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Ku bwanjye nzagarura umugabo wawe, nzagarura abana bawe, nzaguha gutwita, nzaguha kubyara, nzaguha ubuzima, nzagukiza imbaraga z'abarozi, nzagukiza imbaraga z'abapfumu. Ntabwo bizaturuka ku bwawe, ni ku bwa Kristo Yesu. Niyo mpamvu yakubwiye ngo kubwo azabyikorera, nta cyatuma izina ryawe rigira gute ritukwa. Niwe washyizeho ijuru akabamba isi, afite imbaraga zo gukora ibidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Iyo tugeze mu bihe bidasanzwe, natwe Imana ibidasanzwe muri ibyo bihe, natwe tugahinduka ibidasanzwe muri ibyo bihe. Ndagira ngo ngufashe, ngwinginge mwene data, niwongere gukuka umutima, niwongere gucika intege, niwongere kugira amarira. Imana izahindura story, Imana izahindura ubuzima bwawe. Shitani yabyemera atabyemera, ahawe Imana irahafite mu biganza byawe. Reka dusengane Imana. Ndabizi neza ko Imana izahindura amateka y'ubuzima bwawe, kubera ko nzi neza ko benshi bari bategereje ngo barebe uko bizagenda, ariko Imana izakurengera kandi izakurwanirira. N'ikihe cyifuzo wumva Imana atasubiza? Kuba uriho byonyine ni igisubizo ku buzima bwawe. Data wa twese wo mu ijuru, ndi imbere hano mu nzu yawe, ndasengera mwene data kugira ngo imbaraga zamurwanyaga zimukurweho. Wavuze ngo kubwawe uzabyikorera, nta cyatuma izina ryawe ritukwa. Ngombwa umugarurira agaciro, mugarurira abana, mugarurira umugabo, mugarurira amahoro, mukize iyi ndwara, mukize iyi karande, muhereza urugo rw'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya imigambi y'umwana, ndasenya imigambi y'abadayimoni, ndahamagara gukora kw'Imana ku buzima bwe. Reka amavuta y'Imana mucuncumukeho. Benshi batangazwa n'ibyo ukoze mwami, kandi icyo abantu bari bazi ko kitaba, reka uyu munsi ukimukorere. Mwatuye imbaraga n'amavuta, kandi reka yishyurirwa ndetse niyerekwa bibe kuri we ndetse n'umuryango we. Kwizera iri jambo kabanyizwe no kwakira igitangaza cy'ubuzima bwe. Ndagushimiye kunyemereye kumuhaye umugisha. Reka ubuntu bwawe no gufashwa n'Umwuka Wera ndetse n'ubugingo buhoraho bibe ku buzima bwe, n'ahatuye n'ahakorera, ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndagukunda, Mwifuje umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Amen.